tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukagigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Mu kiganiro cy'ubushize twabonye ko ibyo dusaba atari buri gihe biba biri mu bushake bw'Imana. Iyo biri mu bushake bwayo rwose irabikora. Ni iby'ingenzi cyane ko mu gusaba kwacu ubushake bw'Imana buza imbere. Kenshi twivugira gutya ngo Nyagasani urakora ibi kuko nshaka ko ubinkorera. Nyamara umubembe twabonye we yaravuze ngo ndabizi ko ubishoboye. None se urabishaka? Ese bijyanye no gushaka kwawe ibi bitandukanye n'ibyo twumva mu bantu basenga muri iyi minsi, kuko bo usanga bavuga ngo Mana kora iki, kora ibi. Mu nkuru twize ubushize twabonye ko igihe Yesu yamaraga gukiza wa mubembe yagize ibyishimo byinshi cyane, arasohoka agenda abibwira buri wese, kandi ntabwo wabimuhora kuko nawe ntiwakwiyumanganya ngo bigukundire. Uyu mubembe yasohotse hanze abyamamaza hose, bituma abantu bose baza basanga Yesu ahari. Ni byiza cyane kwamamaza ibyo umwami yagukoreye kugira ngo abantu bamuhindukirire bamwizere. Nshuti yanjye, twabonye ko tugomba kugira ibyiringiro yuko Imana ubwayo ifite ubushake bwo kudukiza, kandi koko ni ubushake bw'Imana kudukiza indwara, aho kujya gushaka abavuzi hirya no hino aho baba baramamaje. Kuki utasanga muganga mukuru ari we Yesu? Ngaho gerageza guhishurirwa uburyo Imana ishaka kugukiza. Nyuma yo gusangirira hamwe iyi ncamake y'ikiganiro gishize, reka noneho dutangire ikiganiro cy'uyu munsi, aho tugiye gukomeza kuvuga ku murimo wa Yesu akora ibitangaza, avuga n'ubutumwa bwiza. Abantu bamaze kumva ubutumwa bwiza baramukurikiye bamwe, ariko se kumukurikira bimeze bite? Reka dukomereze aho twari tugeze dusoma ijambo ry'Imana. Ngaho reka dusome muri Matayo 8 umurongo wa 18. Kandi Yesu abonye abantu benshi bamugose, ategeka ko bambuka bakajya hakurya. Hano Yesu bari bamugose ari benshi, kuko yari yakijije abantu benshi, kandi byose akabikorera ku mugaragaro, bose bareba, bigatuma buri wese ashaka kumwegera. Yohana we mu butumwa bwiza yanditse yagize ati, hariho n'ibindi bimenyetso byinshi Yesu yakoreye imbere y'abigishwa bitanditswe muri iki gitabo, ariko ibi byandikiwe kugira ngo mwizere yuko Yesu ari Kristo umwana w'Imana, kandi ngo nimwizera muherwe ubugingo mu izina rye. Soma Yohana 20 uhere ku murongo wa 30 ugeze ku murongo wa 31. Uko abantu bagendaga babona imirimo n'ibitangaza akora, niko bamwe bagendaga bifuza kubana nawe no kugendana nawe. Nicyo gituma tugiye no kubona ko hari abamusabye kumukurikira. Ariko nanone kuko amenya ibiri mu mitima y'abantu, hatagombye kugira ubimubwira, bose siko abareka ngo bamukurikire, ahubwo ugasanga ababwiye nk'ijambo rirondora imitima yabo. Ubwo yari yiteguye kwambuka ngo afate hakurya, umuntu umwe yaramwegereye avugana nawe. Umwe mu banditsi araza aramubwira ati, mwigisha, ndagukurikira aho ujya hose. Soma Matayo 8 umurongo wa 19. Uyu mwanditsi birashoboka ko yari akiri muto, kuko umuntu ukuze kenshi atakora nk'uko uyu yagenje. Yari mu kivunge cy'abantu, yibaza ibyo gukurikira Yesu cyangwa kutamukurikira, maze ayoberwa icyo gukora. Abonye Yesu agiye kwambuka hakurya we n'abigishwa be bagenda bagana ku bwato, ahita yishyiramo akanyabugabo, yikubita imbere ya Yesu aramubwira ati, nzagukurikira aho uzajya hose. Yesu niko kumwitegereza, amubwiza ukuri nk'uko Matayo yakomeje yandika. Yesu aramubwira ati, ingunzu zifite imyobo n'ibiguruka mu kirere bifite ibyari, ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya. Soma Matayo 8 umurongo wa 20. Mu by'ukuri ni nk'aho Yesu yabwiye uyu musore w'umwanditsi ati, ese uzi ikiguzi cyo kunkurikira? Hano Yesu yahishuraga ubukene bwe,
mu gihe yari hano ku isi. Ntekereza hano ko yamubwiye amagambo nk'aya ati: hari icyo bigusaba kugira ngo nkurikire. Tekereza ushaka icumbi muri hoteli, nta myanya irimo, ntaho wabona nyine uruhukira. Yesu rero hano yaravuze ati: dore ingunzu zifite imyobo yazo mu bitare aho zishobora kuba, inyoni zo mu kirere nazo zifite ibyari byazo, ariko umwana w'umuntu ntafite aho kwegeka umusaya. Mbega ubukene bwa Yesu, kubura aho urambika umusaya! Burya ubukene ni kimwe mu mivumo yacu Yesu yikoreye. Ntabwo batubwiye ko uyu musore yakurikiye Yesu. Cyakora njya ntekereza ko yamukurikiye bakajyana mu bwato, kuko yari yamaze gufata icyemezo rwose. Dukomeze dusome uko Matayo yakomeje kubara iyi nkuru. Undi wo mu bigishwa be aramubwira ati: databuja, banza undeke ngende mpambe data. Soma Matayo 8:21. Uvugwa muri uyu murongo ni umusore nawe wafashe icyemezo cyo gukurikira Yesu, ariko akaba ashaka kubanza gushyingura se mbere yo kujyana na Yesu. Izi ngorane zabaye zisa naho zitumvikana neza. Dutekereza ko se ashobora kuba yari yapfuye, umuryango ukaba wari witeguye kujya gushyingura umurambo we. Umwami wacu yabaye nk'uceceka gato, hanyuma aza kumusubiza. Yesu aramubwira ati: nkurikira, ureke abapfuye bihambire abapfuye babo. Soma Matayo 8:22. Ese Yesu icyo yashakaga kuvuga hano ni iki? Ni gute se abapfuye bahamba abapfuye kandi? Umudogiteri witwaga Smith, umwe mu bantu bari bakomeye mu burasirazuba bwo hagati, yakunze kwandika udutabo twinshi twagiye dufasha abantu mu buryo butandukanye. Yatubwiye ikintu kimwe kigeze kumubaho mu gihe yashakaga umwarabu yakwishyura ngo amutembereze. Asobanura ahantu ashaka kugera hose, maze bamubwira ko hari umusore umwe wo ku mudugudu runaka wabimufashamo neza cyane. Smith ajya muri uwo mudugudu bamubwiye, asaba uwo musore kumuherekeza, nawe aramusubiza ati: ngomba kubanza guhamba papa wanjye. Kandi aho ngaho imbere y'akazu ke hari hicaye umusaza ubona ugikomeye. Ariko mu by'ukuri icyo umusore yashakaga kuvuga nuko atari gusiga se aho ngaho, kuko yagombaga gukomeza kumwitaho, akamuba bugufi kugeza apfuye, kuko zari inshingano ze. Icyo rero umwami Yesu yabwiye uriya musore ni ukureka undi muntu agasigara kuri se, cyangwa se uwo mubyeyi we agasigara yirwanaho. Ese ibyo byaba byerekana ko Yesu nta mpuhwe agira kubera kuvuga gutyo? Siko njye mbyumva. Ahubwo ndatekereza ko Yesu yashakaga gutera uyu musore gufata icyemezo. Ese yari agiye gushyira Kristo imbere? Uyu musore amaze gufata icyemezo, byanga bikunda, Yesu yaramubwiye ati: noneho subira mu rugo ubanze wite kuri so. Mu myaka myinshi yashize, hari umwana w'umukobwa wari ufite se wari ugeze mu zabukuru. Uwo mukobwa rero yaje kuba umumisiyoneri, ajya mu murimo w'Imana, akora imirimo myiza. Agarutse mu rugo nyuma y'imyaka myinshi, asanga se ntafite gifasha, nta wundi wo kumwitaho yari afite. Bituma abwira uwo mukobwa ko yamutaye, kandi ko nta n'ubukristo bwe. Uwo mubyeyi we ntiyigeze na rimwe yakira Kristo nk'umwami n'umucunguzi we. Kuva ubwo umukobwa agumana nawe, amwitaho, umusaza amererwa neza. Uwo musaza ibyo byamukoze ku mutima, hanyuma aza kugeraho afata icyemezo cyo gukizwa. Aha nizera neza ko ibyo umukobwa yakoraga yari abiyobowemo n'Imana. Ariko wibuke ko hari umunsi umwe ku itangiriro yigeze gufata icyemezo cyo kuba umumisiyoneri, kandi agashyira Kristo imbere. Ibyo birasa neza rero n'iby'uyu musore Matayo atubwira hano. Reka ahakurikiye turebe uburyo Yesu yaturishije inyanja ya Galileya. Yikira mu bwato, abigishwa be bajyana nawe. Soma Matayo 8:23. Iki ni igitangaza cya gatandatu tugezeho, ariko noneho cyo ntaho gihuriye no gukiza indwara z'umubiri. Hano Yesu arerekana imbaraga ze,
kandi ntekereza ko izi mbaraga ari nazo Adamu yari afite atarakora icyaha ngo atakaze ubutware bwe. Ubu rero hano turabona izo mbaraga muri Adamu wa nyuma, ari we Umwami Yesu Kristo. Umurongo ukurikiyeho uravuga ngo umuyaga uba mwinshi mu nyanja, ubwato bwabo burengerwa n'umuraba wisuka muri bwo, ariko we yari asinziriye. Soma Matayo 8 umurongo wa 24. Witegereje usanga uyu atari umuraba usanzwe. Twabonye cya gihe mu igeragezwa rya Yesu ko umwanzi yamusize akamutega ikindi gihe, ariko kitari kinini. Ntekereza ko uyu muraba waturutse kuri Satani, akaba ari ikigeragezo yari amuteje ngo amwangize. Reba uko Yesu yari asinziriye. Akaba ari kimwe mu buryo Yesu agaragara ko yari yambaye umubiri, kivugwa na Matayo. Yesu yarananiwe cyane, ageza n'aho gusinzira mu bwato buri mu muraba. Yashoboraga gusinzirira mu gihe cy'umuraba, mu gihe njyewe ntabishobora. Nakumva mbangamiwe cyane. Mu gihe cy'umuraba kandi n'abigishwa ba Yesu nabo bari babangamiwe. Reka dukomeze dusome ibyakurikiyeho. Nuko abigishwa be baraza baramukangura, baramubwira bati, databuja, dukize turapfuye. Soma Matayo 8 umurongo wa 25. Mbega kwizera guke bari bafite! Umva nawe ukuntu bitwaye mu gihe cy'umuraba. Arababaza ati, niki kibateye ubwoba mwabafite kwizera guke mwe? Maze arabyuka acyaha umuyaga n'inyanja, biratuza rwose. Soma Matayo 8 umurongo wa 26. Yesu yacyashye abigishwa be kubwo kubura kwizera kwabo, hanyuma acyaha n'inyanja ngo ituze. Nubwo aba bagabo ariko berekanye kwizera guke, higeze kubaho umuraba wo gutotezwa, maze bose babyitwaramo neza, baratuza. Ntibongeye gutaka ngo turapfuye we, ahubwo dusoma mu Byakozwe n'Intumwa 9 umurongo wa 29. Haravuga ngo, kandi none Mwami Imana, reba ibikangisho byabo, uha abagaragu bawe kuvuga ijambo ryawe bashize amanga rwose. Icyo cyari ikintu cy'ingenzi kuri bo. Mbega ukuntu dukeneye ubutwari nk'ubwo no kwizera mu gihe cyacu turimo. Ndagira ngo wumve ukuntu abigishwa batekereje bamaze kubona igitangaza cyo guturisha inyanja. Abantu baratangara bati, uyu ni muntu ki? Umuyaga n'inyanja nabyo biramwumvira. Soma Matayo 8 umurongo wa 27. Umuntu burya utanga amahame ngenderwaho ni nawe ushobora kwerekana ubushake bwo kuyakurikiza. Igitangaza cya 6 kiratangaje cyane, ntabwo tukinjiramo cyane, ariko cyo kijyanye no kwirukana abadayimoni. Amaze gufata hakurya mu gihugu cy'Abagadaleni, ahura n'abantu babiri batewe n'abadayimoni bava mu mva. Bari abasazi cyane, bituma ari nta watinyuka kunyura muri iyo nzira. Soma Matayo 8 umurongo wa 28. Aha tugeze muri iki gihugu cyitwa Gadara yo muri icyo gihe. Abaturage bari bahatuye bari abo mu bwoko bwa Gadi. Mu isezerano rya kera, ubwo abana ba Isirayeli bagabanaga ubutaka, umuryango wa Gadi wafashe ku ruhande rubi rw'uruzi rwa Yorodani. Niki cyabaye kuri bo? Bororeragayo ingurube, ikintu Abayuda batashoboraga kuba bakora, kuko ubwa mbere ni ukutumvira Imana. Nyuma yo kutumvira Imana, hakurikiraho kugendera kure yayo ndetse kure y'ubushake bwayo. Ubwo Yesu yageraga muri iki gihugu, yahuye n'abantu babiri batewe n'abadayimoni. Bari abantu babi cyane bateye ubwoba. Bibiliya ikomeza ivuga ngo, barataka cyane bati, duhuriye he mwana w'Imana? Mbese uje hano kutwica urupfu n'agashinyaguro, igihe cyacu kitaragera? Soma Matayo 8 umurongo wa 29. Iki gitangaza cyahinduye byinshi muri kiriya gihugu, gusa ntabwo tuziho byinshi.
ikindi ni uko wenda bigoye ko abantu benshi basobanukirwa icyahabaye kubera kutamenya abadayimoni icyo ari cyo. Ku bwanjye nemera ko igitangaza cyo kwirukana abadayimoni kiri mu bitangaza bikomeye cyane Yesu yakoze. Ku murongo ukurikiyeho turasoma ngo, hirya yabo hari umugana w'ingurube nyinshi zirisha. Abadayimoni bazibonye baramwinginga bati, nutwirukana utwoherereze muri uriya mugana w'ingurube. Soma Matayo 8 kuva ku murongo wa 30 kugeza ku murongo wa 31. Kubera impamvu runaka abadayimoni bashakaga kwigira mu bintu bigaragara bifatika, kuko bari bafite ubwoba bwo kuba hari ibyo Yesu yabagira. Ku murongo wa 32 handitse ngo, arabasubiza ati, nimugende. Babavamo baragenda bajya muri izo ngurube. Umugana wose wirukira ku gacuri, zisuka mu nyanja, zisuka mu mazi. Soma Matayo 8 umurongo wa 32. Umugana w'ingurube nawo icyari kuwubera cyiza kurushaho ni ukwipfira kurusha uko abadayimoni bazibamo. Umuntu we siko ateye. Abantu benshi buzuye abadayimoni muri iki gihe. Twagiye twumva kwiyerekana kw'imyuka mibi mu gihe cya Mose, icya Eliya ndetse n'igihe cya Yesu. Muri iki gihe birasa nkaho tugenda tubona ibyo kenshi cyane. Muri iki gihe birasa nkaho tugenda tubona ibyo kenshi cyane bikorwa n'abadayimoni, kandi bikaba kenshi cyane. Ingero nyinshi zirahari, kandi biteye inkeke kujya hariya ukavuga ngo jye nemera ko uyu n'uyu bafite abadayimoni. Tugomba kwitondera ibi kuko biri mu buryo bwa gipfumu, kandi rwose abantu benshi buzuye imyuka mibi muri iki gihe. Igihe nari nkiga nagerageje gukora ubushakashatsi kuri ibi bikorwa bya dayimoni. Hari umuntu wigeze kujya agendana n'abantu batameze neza. Yari umuganga akaba n'umukristo, maze aravuga ati, nzi neza ko benshi muri aba ari imyuka mibi iba yarabafashe. Birashimishije cyane kumva abadayimoni batarashatse guheranwa cyangwa guhora bafunzwe. Bari bazi ibyabaye ku bandi badayimoni baciwe mu ijuru, abo Yuda avuga mu ibaruwa ye. Icyo aba badayimoni bashakaga kwari ugukomeza kwizererera muri iyi si. Matayo akomeza avuga ibyabaye ati, abungeri bazo barahunga, binjiye mu mudugudu bavuga ibyo babonye byose n'iby'abari batewe n'abadayimoni. Abo muri uwo mudugudu bose bajya gusanganira Yesu. Bamubonye baramwinginga ngo nave mu gihugu cyabo. Soma Matayo 8 kuva ku murongo wa 33 ugeze ku murongo wa 34. Aba bantu birukanye Yesu ndetse banga no kuza kumwakira, kuko bikundiraga ingurube zabo kurusha uko bakunda Yesu. Ndagira ngo nkubwire ko uyu atari umwihariko w'Abagadaleni gusa, ahubwo hari abantu benshi cyane bihitiramo ingurube zabo bakareka Yesu Kristo. Dukomereje ku gice cya 9 cyo muri Matayo, turabona Yesu akora ibindi bitangaza 6. Tubona ahamagara Matayo, bakatwereka Yesu ahangana n'abafarisayo, bakatubwira uburyo yakomeje umurimo i Galilaya. Mu gice turangije cya 8 twabonye ibitangaza 6 byerekana uko umwami ashyira imbaraga mu gusohoza amahame yitangiye. None mu gice dutangiye cya 9 kiragaruka ku gushyira mu bikorwa ayo mahame. Turamubona akora ibindi bitangaza byo gukiza, ndetse hakabamo kimwe kirenze ukwemera cyo kuzura uwapfuye, n'ikindi cyo kwirukana abadayimoni. Umurongo wa 1 uratwereka ko Yesu yagarutse mu mudugudu wa Kaperinaumu. Reka dusome muri Matayo igice cya 9 umurongo wa 1. Haravuga ngo, yikira mu bwato arambuka agera mu mudugudu w'iwabo. Yesu ava mu gihugu cy'Abagadaleni batamushakaga, agaruka Kaperinaumu. Bibiliya ikomeza ivuga ngo, bamuzanira ikirema kiryamye mu ngobyi. Nuko Yesu abonye kwizera kwabo, abwira icyo kirema ati, mwana wanjye, humura, ibyaha byawe urabibabariwe. Soma Matayo 9 umurongo wa 2. Muri Mariko niho bavuga cyane iyi nkuru, aho batubwira ukuntu uyu muntu bamumanuriye mu gisenge, maze umwami Yesu akamukiza, akanamubabarira ibyaha. Ni ukuvuga ngo haravugwa ibintu bibiri: gukiza indwara no kubabarira ibyaha. Ku murongo ukurikira
haravuga hati, abanditsi bamwe baribwira bati, uyu arigereranyije. Soma Matayo ibice 9 umurongo wa 3. Abanditsi bibwiraga ko Yesu adashobora gukiza uyu muntu ngo yongere agende, kandi Yesu yari azi ibitekerezo byabo n'ukuntu bari babi mu mitima yabo, bituma babaza ati, icyoroshye ni ikihe? Ni ukuvuga nti ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa nti byuka ugende? Soma Matayo ibice 9 umurongo wa 5. Yesu ababajije ntibigeze basubiza, kuko baramutinyaga, bitewe n'uko kenshi basubizaga bagasanga bitaye mu mutego. Batinyaga ibibazo bye. Ku murongo wa 6 n'uwa 7 haravuga ngo, ariko mumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati, byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Soma Matayo ibice 9 uhereye ku murongo wa 6 ugeze ku murongo wa 7. Ubwo wa muntu wari uremaye yahagurukaga akagenda, uwamubashishije kugenda ni nawe washoboraga kumubabarira ibyaha bye. Haleluya! Nshuti yanjye, njye nawe ntidushobora kubabarirana ibyaha keretse Yesu wenyine niwe watubabarira. Kuba tutabasha kubabarirana ibyaha, ntidushobora no gutuma uwaremaye agenda. Satani ni umubeshyi, kandi tugomba gukurikirana ibyitwa ibitangaza tujya twumva muri iyi minsi. Ntitukishyire mu mwanya w'Imana ngo wiyitirire gukora nkayo, ahubwo reka ibyo dukora byose tubikore mu buryo Imana yacu ihabwa icyubahiro. Yesu avayo, akigenda abona umuntu witwaga Matayo yicaye aho yakoresherezaga ikoro. Aramubwira ati, nkurikira. Arahaguruka aramukurikira. Soma Matayo ibice 9 umurongo wa 9. Uyu murongo wonyine niwo uvuga ihamagarwa rya Matayo. Muri Luka ho avuga ko Matayo yakoresheje ibirori iwe mu rugo yakira Yesu. Soma Luka ibice 5 uhere ku murongo wa 25 ugeze ku murongo wa 29. Mu bigaragara ikintu cyakurikiyeho barasangiye, aho tubona ko Matayo yari yatumiye abantu benshi kuko yashakaga ko bamenya Yesu Kristo nabo. Ku murongo ukurikiraho Matayo yaranditse ati, hanyuma ubwo Yesu yari yicaye mu nzu bafungura, haza abakoresha b'ikoro benshi n'abanyabyaha basangira na Yesu n'abigishwa be. Abafarisayo babibonye babaza abigishwa be bati, ni iki gitumye umwigisha wanyu asangira n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha? Soma Matayo ibice 9 uhereye ku murongo wa 10 ugeze ku murongo wa 11. Abafarisayo ntibumvise ukuntu Yesu asangira n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha. Abakristo benshi batekereza gutyo mu gihe cya none. Ntawe bikwiriye kubabaza kuba umuntu yatumira ku meza abanyabyaha, kuko nibo bakeneye kugera kuri Kristo. Tugomba kugira uko duhura n'abanyabyaha. Abyumvise arababwira ati, abazima si bo bifuza umuvuzi, keretse abarwayi. Soma Matayo ibice 9 umurongo wa 12. Yesu niwe muganga mukuru, kandi yaje gukiza umwana w'umuntu, akamukiza ibyaha, kuko ari byo bimukururira izindi ngorane zose. Ibi bigomba kubwirwa abakristo bacu bajya baterana bagakumira abanyabyaha, kugira ngo bamenye ko abo banyabyaha bakumira ari bo bakeneye umukiza ngo abakize. Hari aho babona umunyabyaha aje bakamwirukana. Mwene abo bakristo nababwira ko nabo ari abanyabyaha. Niba bakomeza gukora gutyo amateraniro yabo, bagaheza abandi bakeneye kwakira Yesu. Bibiliya ku murongo ukurikiyeho iravuga ngo, ariko nimugende mwige uko iri jambo risobanurwa ngo, icyo nkunda ni imbabazi si ibitambo. Sinazanywe no guhamagara abakiranuka keretse abanyabyaha. Soma Matayo ibice 9 umurongo wa 13. Aya magambo tuyasanga muri Hoseya ibice 6 umurongo wa 6 mu isezerano rya kera, igihe Yesu yavugaga ati, sinaje guhamagara abakiranutsi, ahubwo naje guhamagara abanyabyaha kugira ngo bihane. Aho yari ashyizemo n'abafarisayo, kuko nabo bari abanyabyaha. Mu by'ukuri aho natwe twese turimo, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Soma Abaroma ibice 3 umurongo wa 23. Nyuma y'ibyo byose
haje abigishwa ba Yohana umubatiza, ariko nabo bari bakomeje kwitegereza ibyabaga byose. Reka dusome ibyo Matayo yakomeje yandika hano. Maze haza abigishwa ba Yohana, baramubaza bati, ni iki gituma twebwe n'abafarisayo twiyiriza ubusa kenshi, nyamara abigishwa bawe ntibiyiriza ubusa? Soma Matayo ibice 9 umurongo wa 14. Nk'uko twabivuze haruguru, abigishwa ba Yohana umubatiza bari bari aho bitegereza ibiba, kandi wibuke ko hari n'abakurikiye Yesu bahoze ari abigishwa ba Yohana, nka Andereya na Filipo. Abigishwa ba Yohana baraje rero babaza ikibazo bibazaga mu mitima, ukuntu babona ibikoreka bifite ukuntu bitandukanye n'ibyo bo bakoraga. Nk'uko twabivuze imbere, Yohana yari umuhanuzi wo mu isezerano rya kera, ariko yakoze no mu isezerano rishya kugira ngo ategure ukuza kwa Mesiya. Umuhanuzi Maraki yari yarahanuye ko hazaza integuza gutegurira inzira y'umwami Yesu Kristo. Uwo Yohana nawe aje yaravuze ati, ibyo nkora byose ni uguteguriza Nyagasani, araba ari kumwe namwe mu gihe gito. Nk'uko yabihanuye rero, Yesu yahise aza. None ubu rero Yesu arimo kwamamaza ubutumwa bwiza, n'ibintu birimo kugenda bihinduka. Reka ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tugicumbikira, ese ko Yesu yaje gukiza no kubohora abo Satani yari yaraboshye, wowe ntacyo wifuza yagukorera muri ibyo? Niwe gisubizo cy'ibibazo byose, kandi yaje gushaka abanyabyaha kugira ngo baronke agakiza. Ese uyu munsi urizeye? Ngwino Yesu agukize, aguhe n'amahoro. Reka dusenge. Data, ndagushimiye ko waje mu isi gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Ntabwo waje gushaka abakiranutsi, ahubwo waje gushaka abanyabyaha. Uduhe kumenya ko twese twari abanyabyaha, maze tugirirwe ubuntu nawe Yesu mwiza. Hoye kugira uwirata ko ari intungane, kuko iyo hataba amaraso yawe twari abo kurimbuka twese. Ngaho turagushimiye cyane kubw'icyo gikorwa gikomeye wadukoreye, ariko kandi ndasabira n'utarakwizera ngo uyu munsi ntumucike. Reka uyu munsi uhinduke umunsi w'amateka ku buzima bwe, akwakire nk'umwami n'umucunguzi mu buzima bwiwe. Niko byose mbikwingingiye mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Abigishwa ba Yohana barebaga ibyo Yesu yakoraga bikabatangaza, maze bituma bibaza byinshi ku byerekeranye n'imbaraga n'ububasha bwa Yesu Kristo. Mu kiganiro cy'ubutaha tuzaganira kuri bimwe mu bibazo ababigishwa ba Yohana babajije Yesu. Imana iguhe umugisha. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri paji yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyo@yahoo.fr. Imana iguhe umugisha.